si uko ubu buribwe bwo kugira umugore w'indyarya w'indaya nk'uriya ubonye agapfire muri biriya bitaro arimo koko indwara ikamuhitana ko naba nduhutse. Kandi mama yarabimbwiraga nkamupinga nkamugira umusazi rimwe na rimwe sinanamwumve ngira ngo ni kwa kundi ababyeyi bapfira abana babo. None murabibonye. Gusa bintera rimwe na rimwe kwicuza iyo mbimenye ntabwo mba narashatse umugore nk'uriya. Imisozi hakurya iriya ndabona barubatse abandi bakoze imihanda cyakora inanga hari gutera imbere muri Gashirabwoba kugira akagoro karekare wasanga uvuye ahubwo mu minsi igihe ubukwe bwabaga nanzi ko imodoka zitazamuka hariya imodoka se zananirwa kuhazamuka nanzi ko zitari butere ngo zigere hano ahubwo Rutika abonye ukuntu twashingiye umukariyemo ubonye niyo atubwira yuko nta mafaranga agira ntiyikopeshe byari kumutwara iki buriya wahora n'iki yaba ari ibyo gusa siko nayo paradizo yantemberezagamo ambwira ngo dore ndi nza nkabwira mushiki wanjye ngo agiye gutura mu ijuru iye nayo atariye. Uze bimeze gute? Gasha muhungu we anibaza ikintu nacumuye kikanshobera. avugisha ukuri Yari yabitiriye kumenya abagabo b'imbwa babaho none baramumenesheje ubu ntaho hari umwana wacu usari nta makuru yabo mfite sinakubeshya nta makuru yabo mfite ariko najyaga mbikubwira nkabona nturimo kubyumva nkabona uramushyigikiye ukanyizeza uburyo tuzajya muri paradizo amakosa yose ariko ni ayanjye gusa si n'ayanjye kabisa uteka ntakereka tubyihorere genda uzanire ku mazi nyine uzanira amazi ariko uvuye kuyavoma basanze hari akonje hashize arabwa ntihashyushye akoze ariko ma uzi ko nyuma yo gutsinda amarushanwa twari twitabiriye ntegereje abandi twakoranye siko ngiye ntigeze mpamagarwa amarushanwa yahera amarushanwa yo gusura abandi barabahamagaye abandi barahamagara ariko ngiye sinzi icyo nzira niba nacumuye iki ku Mana. aha guteka reba Imana yakoraga nk'abantu tuba twarashize ariko kadutegereza icyo Imana izakora buriya hari ibindi irimo kuguteganyiriza tegereze habayeho kimenyane kabisa no kubera nta butabera bwajemo reka dutegereze imigambi y'Imana Rutika niba warasuze se ugasura ukavaho ugatsinda ayo marushanwa ntibaguhamagare urumva warenzaho iki reka dutegereze ibyo Imana izagukorera buriya ifite ibindi guteganyiriza niyo mpamvu nkubwiye ibyo ngibyo ngo iba yakoraga nk'abantu kubera ko utazi mu mitima y'abantu nyine ihangana siko nzi ko nabikoze neza twanatsinze nyine abantu si nk'Imana sabaye ikimenyane ibyo ntabwo wabimenya nyine abantu si nk'Imana niyo mpamvu mbikubwiye ntituba twarashize ariko buri Imana ifite ibindi guteganyiriza reka dutegereze ibyo Imana izagukorera nakonde reka ntegereze ndebe wenda hari igihe ndumva ibibazo byabaye ibibazo reka njye kwihanagurira inkweto mu kanya hano ngiye kwigira ngaho cyane ugere vuba dore ko akaguru wagashyuye Amambere
nyoko yankubise intebe irampusha Mhm. ngira n'iby'urugo rwawe nabwo birancanga ubu usanze nashobewe nabuze icyo nakora ngo ndumva nagiye kuba nk'umusazi. nta kundi nyine ni ukwihangana ko ariko bimeze ndaje nzenguruka ahantu hose ndakubura urugo kubamo wenyine Mbere sinakugiraga inama ukagira ngo nasaze ngo nayo ukagira ngo njye ndorohewe sibyo nakubwiraga nti nyoko ntashobotse wari ugezemo nawe warabibonye. none se byagenze gute kandi ko nasize nabunze hari ikihe kibazo none ukaje Cyasha umuhungu wanjye waratwunze n'ibyo wongera inama nandi azumva asanga ari bisi nakomeza kubabariza umugore ndavuga nti reka nisubireho ingeso nzireke natwaraga ibishyimbo nkagenda mfata utuntu nkajya kuyanywera ariko igihe tugira inama navuze reka nisubireho nayo gusenya urugo ariko cyaje kushenjagura kikabona umunsi byancanze ejo bundi naratashe sanga urugo rurampamagara nyoko yagiye urugo pe ubu ntawe uhari ubu hano mu rugo ntawe uhari urugo rurampamagara nta n'inyoni hehe ubu nashobewe byancanze ubu sinzi ako ingo z'ubu niko zimeze kuko nanjye ntarajya mu rugo rwanjye numvaga ari ibintu bidakomeye cyane gusa nanone iyo nza gukurikiza inama wangiriye Halo. Mukazana wa Karonde. Yapfuye. Rutikanga. kumamagara cyane subu Umva nakiriye telefone itanyemerera gutuza na gace. yanagurira inkweto baramuzi Umva ibyo wari urimo. Byihorere. bigenze bite Umva mukazana wa Karonde sha urapfuye. Hashizemo mwuka irukanka ibyo urimo iby'inkweto byihorere irukanke. njye kubwira Karonde Genda nyine ubwo se urumva igirambaza ihute cyane ntugende gake bamubuze Karondwe mama yakiriye inkuru mbi nona umukazana wawe byarangiye Karo avuga tujye kureba kwa muganga kwa mbere nesura gumaho cyangwa ngende bite byihorere gusa ko ibintu bihe byose binciye mu myanya y'intoki ubu ngubu